Isi umwe mu mibumbe igaragiye izuba, ukaba umubumbe wa gatanu munini mu mibumbe igaragiye izuba, ni umubumbe ugenda wihese werekeza ku mpera y'epfo n'iya ruguru. Ubushakashatsi bwakozwe hagendewe ku makuru atangwa n'ibyogajuru bwagaragaje ko isi ifite uburemere bungana kilogarama 5.98 gukuba 10 inshuro 24 cyangwa 5.4 fois 10 exposé 24. Ubuso bw'isi bungana kilometero kare miliyoni 511, ikagira ubunini bungana n'umuzenguruko wa kilometero 40,000 n'umurambara ungana na kilometero 12,750. Menya kandi ko 71% by'ubuso bw'isi butwikiriwe n'amazi, bivuze ko amazi atwikiriye hangana kilometero kare miliyoni 361, ubutaka bwo bungana kilometero kare miliyoni 149 gusa. Isi yikaragira ku rwikaragiro rwayo iyo yizenguruka, ari nako izenguruka izuba. Izenguruka iryo tanura ritangaje rikuntera kilometero miliyoni 150. Kubisi iberamiye imbere y'ukwezi hafi kuri dogere 23.5, bituma haho ibihe bisimburana by'umwaka, hakaba ibipimo by'ubushyuhe n'ubukonje biringaniye, bigatuma mu duce dutandukanye tw'isaba ibihe bitandukanye. Kuba urwikaragiro rw'isi rukorana imfuruka ya dogere 23.5 n'umurongo isi igenderaho yizenguruka izuba, ni ibintu bitangaje cyane. Iyo urwikaragiro rw'isi ruza kuba rutaberamye, nta bihe by'imyaka byari kubaho. Imiterere y'ikirere yari gukomeza kuba imwe igihe cyose, kandi ibyo byari kugira ingaruka ku bimera no ku buhinzi. Kubera ko isi iberamiye ku rwikaragiro rwayo, uburebure bw'amanywa n'ubw'ijoro birakwiriye rwose. Isi iramutse igabanyije umuvuduko igenderaho yizenguruka, amasaha y'umunsi yaba maremare, bigatuma urwo ruhande rw'isi rwerekeye izuba rushya rugakongoka, mu gihe urundi ruhande rwo rwahinduka barafu. Ibinyuranye n'ibyo, isi iramutse igendeye ku muvuduko mwinshi, amanywa yamara igihe gito, wenda nk'amasaha make, kandi uwo muvuduko ukabije w'isi watuma havuka inkubi y'imiyaga idatuza, bikangiza n'ibindi bintu. Umunsi umara amasaha 24 dukurikije urugendo isi ikora izenguruka izuba. Muri urwo rugendo isi izenguruka izuba mu gihe cy'iminsi 365, amasaha 5, iminota 48 n'amasegonda 46. Mu nda y'isi hameze nk'umupira wizenguruka cyane w'umushongi ugurumana w'ubutare, bigatuma isi yacu igira imbaraga rukuruzi nyinshi kandi zihambaye, zirazamuka zikagira mu kirere hejuru cyane. Izo mbaraga rukuruzi ni ingabo idukingira, ituma tutagerwaho n'ubukana bwose bw'imirasire ituruka mu kirere, ndetse n'izindi ngufu zituruka ku zuba zishobora kutwica. Muri izo ngufu harimo imiyaga yo ku zuba igizwe n'inkubi ihoraho y'ingufu z'amashanyarazi, harimo n'ingufu zituruka ku iruka ry'ibirunga byo ku zuba. Mu minota mike gusa biba bishobora kohereza mu kirere cyacu cy'isi imbaraga nk'iz'ibitwaro bya kirimbuzi bibarirwa muri za miliyari amagana n'amagana. Nanone harimo ibintu bituragurika biri ku gice cy'inyuma cy'izuba kimeze nk'urugori, byohereza mu kirere toni amamiliyari n'amamiliyari y'ibice byabyo. Hari ibintu ushobora kubona n'amaso yawe bikwibutsa ukuntu imbaraga rukuruzi z'isi ziturinda. Ingufu zituruka ku birunga byo ku zuba ndetse no ku bintu bituragurika biri ku gice cy'inyuma cy'izuba kimeze nk'urugori, bituma tubona hejuru mu kirere urumuri rw'amabara menshi rusa n'urugendo rugana ku mpera z'isi, rukuruwe n'imbaraga rukuruzi ziri kuri izo mpera z'isi. Igice cy'ikirere kiri hafi y'isi kigizwe n'imyuka imeze nk'ikiringiti, kirimo umwuka duhumeka kandi nacyo kiraturinda. Igice cy'inyuma cy'ikirere gikikije isi, stratosfere, kirimo ubwoko bw'umwuka wa oxygene witwa ozone, uzitira 99% by'imirasire yica ituruka ku zuba. Uwo mwuka wa ozone urinda ibinyabuzima bitandukanye, kuva ku muntu kugeza ku twatsi duto tutabonwa n'amaso tuba mu nyanja, tutuma tubona umwuka mwinshi wa oxygene duhumeka, utuma tutagerwaho n'imirasire yica. Uko umwuka wa ozone uba mu gice cy'inyuma cy'ikirere gikikije isi ungana, bigenda bihindagurika. Iyo imirasire yica ituruka ku zuba ibaye myinshi, uwo mwuka nawo uriyongera. Ako gakingirizo ka ozone ni ingabo y'umutamenwa ihinduka ikurikije ibihe. Nanone ikirere cyacu kiturinda ibintu bitandukanye biva mu kirere bishobora kutwituraho buri munsi. Ibyo bintu bibarirwa muri za miliyoni, bifite ubunini butandukanye, kuva ku duto cyane kugera ku bingana n'ibibuye binini cyane. Ibyinshi muri ibyo bigurumanira mu kirere bigahinduka nk'imuri zishashagirana zitwa kibonumwe. Icyakora izo ngabo zikingira isi ntizizitira imirasire y'izuba ya ngombwa ku buzima, urugero nk'ubushyuhe n'urumuri. Ikirere gifasha mu gukwirakwiza ubushyuhe mu bice binyuranye by'isi, kandi nijoro ikirere kimera nk'ikiringiti gituma ubushyuhe budahita bugenda. Igice cy'ikirere kiri hafi y'isi n'imbaraga rukuruzi zayo ni ibintu bikora mu buhanga n'ubu abantu batari basobanukirwa neza. Ibyo ni nako bimeze ku bintu kamere bigenda byisubiramo, bituma ubuzima bukomeza kubaho kuri uyu mubumbe wacu. Ikirere cy'isi kigizwe n'imyuka itandukanye nka azote, oxygene, amazi n'andi moko ya za gaza azamuka kugera kuri kilometero 1000 hejuru yacu. Haba hari ikindi twibagiwe kuvuga ku birebana n'isi dutuye? Byandike muri comments. Niba uri mushya kuri channel yacu, kora subscribe kandi ufungure inzogera, kora like niba unyuzwe n'iyi video, kandi ujye muri comment duhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha. Wakoze kudukurikira kandi ukomeze kugubwa neza.